Ikaze TV2. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Ikaze TV2 aho muherereye hose ku migabane itandukanye y'isi. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa udasanzwe, uwo nta wundi ni Colonel Ndori Patrick, uyu munsi ubarizwa muri Twirwaneho mu misozi miremire y'Umurenge. Muri iki kiganiro Colonel Ndori Patrick akaba agiye kutugezaho amateka ye ya gisirikare, by'umwihariko uko yagiye gutabara ubwoko n'impamvu nyamukuru yamuteye gufata icyo cyemezo. Colonel Ndori arasobanura kandi uburyo batangiye urugamba bigoye kubera ko rwari urugamba batateguye ahubwo bashowemo, bityo byabasabaga gutangirira ku izeru kuko nta bushobozi na buke bari bafite. Wakwibaza ute se ubushobozi bwo gukomeza uru rugamba rwo kwirwanaho kugeza uyu munsi baje kubukura he? Nibyo agiye kudusobanurira. Ndori aragira ati: turaharanira uburenganzira bwacu, abadashaka kubuduha tuzahangana nabo kugeza babyumvise. Ntabwo duteze na rimwe kuzabaha amajosi ngo bateme. Naho abavuga ko umunyamurenge atari umukongomani bityo akaba agomba kuva ku butaka bwa Kongo, ni nko kurota ku manywa udasinziriye. Ibi byo ntabwo bateze kuzabigeraho. Colonel Ndori kandi yatanze ubutumwa bukomeye ku rubyiruko rw'abanyamurenge aho baherereye hose ku isi. Yagize n'icyo abwira abaturage ndetse na leta ya Kongo. Ibi n'ibindi byinshi bijyanye n'urugamba barimo rwo kwirwanaho muraza kubyumva mu buryo burambuye muri iki kiganiro. Muri kumwe na Chantal nk'uko bisanzwe, nimucikwe. Ikaze TV2. Umutumirwa wacu tubanje kubasuhuza cyane tubaha ikaze muri studio za Ikaze TV2. Twagira ngo tubasabe mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu mwabanza mukibwira abadukurikiye. Murakoze cyane kubw'ubutumire bwanyu. Ku mazina nitwa Colonel Ndori Patrick, ndi umunyabyinshi, papa yitwa Toma Muyoboke, mvuka ku Monyi aho ni muri Minembwe mu Marango. Nkaba naravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani. Ni naho nigiye primaire, ngera mu wa gatandatu primaire, nja mu gisirikare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu. Nkomeza umwuga wa gisirikare kugeza igihugu gifashwe. Ndasezererwa muri Bakadogo mu bana bagomba gusubira ku mashuri. Nkomeza kwiga nigira mu mujyi wa Goma kuri école yitwa Metanoia, ni secondaire RPGR mu mujyi wa Goma muri Nord Kivu. Nkomeza amashuri aho ngaho, ntambara RCD itangiye nongera gusubira mu gisirikare. Nkorera igisirikare muri RCD igeze iyo hagati, nibwo nasabishije gusubira mu mashuri bambika ibari, nigaga ndi umusirikare ndiga kugeza RCD bagiye mu mishikirano baje Kinshasa. Nyuma yabwo haza kuvuka intambara ya CNDP. Intambara ya CNDP nijamwo nayigiyemwe mu bantu ba mbere, twari tukiri bake cyane icyo gihe. CNDP baho ngaho irakura, badaye ija kusubira muri leta, tuje muri leta. Nerekeza muri Sud Kivu, mu basirikare boherejwe Sud Kivu, bacyanzwe berekezwa Sud Kivu. Nyuma yabwo nagiye Equateur, niyo nari nkorera, niyo nakomereje umurimo wa gisirikare. So ni nka gutyo, ni nk'ubwo buzima bwanje. Urumva nk'ubu ndabarizwa muri Twirwaneho operato bw'ubutabazi bwo gutabara ubwoko bwacu. Numva mwabaza n'ibindi bibazo nditari kubasubiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Afande Patrick, wari umaze kuvuga ko winjiye igisirikare ukiri muto cyane,
watubwira impamvu yaba yaraguteye kwinjira igisirikare ukingana gutyo? Ni hehe waba warakinjiriye? Ni hehe mwaba mwarakoreye amafunzo? Wanatubwira kandi ibibazo by'ingenzi waba warahuye nabyo ukigera mu mafunzo, dore ko wari umwana muto. urakoze cyane. Urumva mu 1996 hari intambara y'uko ubutegetsi bwa Kongo bwari bwibasiye ubwoko bwacu. Uzi uko twari dufite bakuru bacu bari abasirikare bagiye bakora igisirikare mu bindi bihugu ku rugero nk'u Rwanda. Nyuma yabwo nibwo baje kwambuka muri Kongo badusobanurira ikibazo uko kimeze. Hari hasohotse itangazo uko tugomba kwicwa, tukanyagwa ibyacu, tugomba kwigwanaho. Ubwo rero nicyo gihe nabyumvise ko mu busanzwe kamerano yanje ko nteye ndi umunyeshaka ryinshi cyane kunda ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Intambara zose zije zibasira ubwoko bwacu njewe numva kuko ngomba kuzigwana. Niyo myumvire yanje kuva nkiri n'umwana muto cyane niko nari nteye. Nagiraga ishaka ry'ubutabazi. Ubwo nijira igisirikare muzinda kuko muzinda yakoze training zibiri. Training ya mbere niyo ninjiriyemo yari kiri Zaire n'ingabo zikitihisha. N'intambara itaraje ku mugaragaro. Haje kuba indi training ya nyuma muri RCD ya ibintu nk'abene ibyo ngibyo. Aho ngaho niho ninjira igisirikare. Numva naje ko ngomba gutanga contribution physically kugira ngo tabara ubwoko bwacu. Nuko nguko ninka ko nagiye mu gisirikare. Ikibazo naje guhura nacyo nagize ikibazo cy'icyumweru cya mbere kubwo kurya imvungure. No mu buzima musanzwe ntabwo naryaga icyo bita impengere mu kinyamurenge. Nicyo kibazo naje guhura nacyo, ariko imiterere yanjye ikintu twadukora turi kumwe n'abandi abagenzi banje mbona nabo bari kubikora ndabimenyera ndanazikunda cyane na morale nyinshi cyane. Nza no kuba osimorale niyo wumva nari umwana muto. Yego nari muto nanjye mbitekereje ubu nibwo mbona uko nari umwana muto, ariko icyo gihe numvaga ko ndi umusore mukuru. Urabona nari nkiri mu myaka nyine yo kwiyumva y'amaraso agishushe ibintu bene ibyo. Saba murakoze. Murakoze cyane. Colonel Ndori, wakomeza udusobanurira uvuye mu mafunzo ni izihe ntambara wahereyeho urwana, haba muri AFDL, RCD, CNDP n'izindi? Wagerageza kudusobanurira muri make ibihe bikomeye wanyuzemo muri ziriya ntambara zo hambere? Yego murakoze. Muri AFDL nari nkiri umwana muto cyane ku buryo ntabashaga kumenya ko zanakomeye. Gusa kuko nari mfite morale y'urugamba bitewe no kuba twarasobanuriwe tuzirengo, bigatuma intambara yose bugize zikomera nako mu mutwe w'umuntu. Niyo umuntu abona ko intambara yakomeye, ariko iyo ubasha kuzakira intambara yose iroroha. Intambara imwe gusa yabashe nko nashakaga nko kubona ko byakomeye ni igihe turwanye Uvira muri Zaire. Yari kiri Zaire ari itaraba Kongo, kuko bwari ubwa mbere narapasinze duhita tuza tugenda indondo yose au plateau. Aho ngaho ni muri Sud Kivu, iyo misozi miremire ya za Minembwe. Dutanga musada Uvira, nibwo nabashe kubona ko intambara ikomeye, kuko bwari ubwa mbere numva amasasu. N'ubwa mbere nari ngwanye, ariko nabyo mbasha kuzakira. Izindi ntambara zagiye ziba nyuma nabyumvaga nk'ibisanzwe. So naho muri RCD intambara nagwanye
nshaka kumva uko igiye nko gukomera ni intambara ya Remera. Hari ingabo z'amahanga zari nyinshi, aduya tubana mwinshi, aduya yari mwinshi cyane. Harimo za Fredebu, harimo FDLR, harimo MAIMAI. So iyo ntambara yari igiye nko gukomeraho kidogo, ndasa nkumvise nkayikomeye, ariko tuza kurwana urugamba turarutsinda. Muri nyuma yabwo indi ntambara nagwanye muri RCD iri hafi kurangira, ari isa nk'iyarangiye, ariko ingabo zari zitaravanga neza, yari kimeze nka RCD. Ico gihe nari ku ishuri i Goma, baragwana i Bukavu, abaturage bacu benshi barapfa i Bukavu. Intambara yambuza amabe na leti Jire Mutebutsi, Colonel Jire Mutebutsi. Iyo ntambara yari igiye kunkomerera, numvaga ari ikomeye, kuko twari force zike, twari nk'abantu 100 aho hejuru. Urumva twagwaniraga mu mujyi wa Bukavu, muri rejo. Ubwo uwo twagwanaga yari komanda rejo. Urumva ingabo zose zari mu maboko ye. Twe twagwanaga nk'abanyamurenge ko n'ubwoko bwacu bwari ko bwicwa, abantu bamwe barapfuye kugeza n'ubu baburi birengero, ntibazi iyo bashinguwe. Hari ababashiye gushingurwa bake. Nabwo icyatumye numva ko ikomeye kari agahinda nari mfite, kandi mbona nta mbaraga dufite zo kugenda mu mujyi wa Bukavu ngo tugereyo buri muturage wacu wese ari. Nsa nk'ubonye umwijima kubw'impamvu z'akababaro kenshi, kandi numva ko tugomba gukoresha imbaraga zose kugira ngo tubashe kugera ku baturage bacu. Nabyo nkabona bidakunda. Twari turi muri Nguba, ni muri Sud Kivu, mu mujyi wa Bukavu, turi uruhande rumwe tugabanya umujyi hagati. Iyo ntambara nayo numvaga isa nk'igiye gukomera, kubw'izo mpamvu byari bicanze n'agahinda k'ubwoko bwacu. Abagore barishwe, abana baratemwa, bicwa n'ingabo za leta, ibintu bene ibyo ngibyo. So kubw'impamvu z'agahinda n'ububasha buke bwo kutabasha kugera ku baturage bacu b'abanyamurenge, urumva numva ko intambara ikomeye. Nord Kivu muri CNDP, intambara nagwanye numva ikomeye, ni intambara za muremure. Nagwanye intambara henshi, ariko ariho nkamwe numva intambara yari ikomeye, kandi bwo twareba viongozi, turabayobozi, dufite ibyo tugomba kubazwa ku rugamba. Nka muremure, za Runyoni twahagwana intambara ikomeye cyane, indege ziri hejuru, ibifaro biri hasi, ifose yari nyinshi. Urumva zari ingabo za leta, zifite ibikoresho biri hejuru, bari bafite za BM, imbunda zikomakomeye za Katyusha, bakoresha ibifaro, bakoresha indege. Twe dukoresha imbunda zino za portatif za SMG, machine gun ya RPG, ubone nkazo mbunda za musada twari dufite. Ariko hose twagwanye, by'ukuri twabashe kurwana urugamba rwiza, turarutsinda, twitwara neza ku rugamba, tugaragaza ubutwari. So urugamba rwose gukomera ku rugamba, nje numva biterwa nuko umuntu abyakira, wenda gukora utabishaka, ariko iyo ubikora ubishaka uziyumvamo, ntabwo urugamba rukomera, ahubwo rurashuha. So ni nka gutyo, nkizo ntambara nagiye ngwana muri CNDP, nagwanye muri CNDP. Saki twigeze kugwanira Saki, naho nambariye ranka kapiteni, bayinyambikiye ku rugamba, babasha no kunzamura mu mirimo ya gisirikare. Rwari urugamba rukomeye cyane, aho bita kwa Madimba, ni hafi ya za Saki. Tugwana intambara nziza, mbasha kwitwara neza ku rugamba, ndazamuka mu rwego rwa mu nzego za gisirikare. Mfite nambara ni ranka ya kapiteni icyo gihe, kuko nari lieutenant. So ni nka gutyo, nikizo ntambara nagiye ngwana. Nabaga mu brigade ya Colonel Geriard Eric, icyo gihe cya Saki.
so ni nk'izo ntambara nagiye ngwana muri make nikiso ndumva wabaza n'ibindi yumva wifuza kubaza nditari kugusubiza sawa urakoze. Murakoze cyane ku bisobanuro mumaze gutanga. Colonel Ndori, muri presentation yawe wavuze ko ubu ubarizwa muri Twirwaneho. Twagira ngo dusobanurire muri make uburyo wagiye gutabara. Ese watabaye ryari, ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye ufata icyemezo cyo kujya kwifatanya n'abaturage muri gahunda yo kwirwanaho? Urakoze cyane kumbaza hejuru y'icyo kibazo cy'ubutabazi bwo gutabara iwacu. Ngize imyaka 2 ko intambara zitangira ntabwo nari ndiyo, kandi iyo umuntu yamenye uko yonewe ntawuzi umubwiriza kuja konora. So nje nahaswe no kumva ko kiriya kibazo cy'intambara zibera iwacu ngomba gufatikanya n'abari iwacu, kuko nta bandi batabazi nabonaga bahari. Narategereje intambara zitangira, ntegereza ko hari ubutabazi bushobora kubaho mu buryo bwa leta, kuko inshingano z'umusirikare ni ukurinda abaturage n'ibyabo n'imipaka y'igihugu. Ntegereza kuko hari ico leta ishobora kubikoraho, mbona nta kibikozeho, kuko numvaga nsa n'uwagwaye ikirungurira kubw'impamvu z'akababaro k'ibibera iwacu. Numvaga nta mahoro mfite, nta n'amahoro ushobora kuzabona mu buzima bwanje ntabashije kurwana iriya ntambara. Burya iyo umuntu ari umuganga, ukaba uzi kuko hari umuti ushobora gukoresha kugira ngo uvure umuntu arenze ari mu maso yawe ntumuvure, burya niwe uba wamwishe. So numvaga kuko mfite umuti wo kubasha kurangiza no gutabara ubwoko bwacu, kurangiza ziriya ntambara no gutabara ubwoko bwacu. Gutabara ubwoko bwacu nije uba uri kwitabara, mba ndi gutabara umuryango wanje, mama, papa, bashiki banje, bakuru banje, babyara banje, bamushenge, bamuyomba, ibintu bene ibyo ngibyo. So n'umuryango wanje, mu gihe cyo gutabara umuryango wanje ntabwo nari kubonaho bashira ngo numve ko ngomba kwicara ngo ngumane. Wenda ubutwari niyumvagamo ko mfite, wenda amasomo nabashije kwiga mu gisirikare y'uburyo intambara igwanwa, y'uburyo intambara itsinda, y'uburyo batsinda intambara, ya mbinu zikoreshwa kugira ngo abantu bagwana urugamba babashe kurunesha. Numvaga kuko ntabasha kuzicarana, kuko hari hamaze kunyagwa inka 100,000, hamaze gutwikwa imihana 100, za Rugezi na akarere kabarizwa nako hafi iyo ngiyo za Minembwe, aho ni mu ntara ya Sud Kivu muri zone ya Fizi. Niho abanyamurenge bari batuye, imihana yabo irashe, imihana myinshi. Hariho imihana ni myinshi cyane, ushobora kwiga za Timzangoma, yo kwa Sabune, imihana yose yari iraho, yose yarahiye, ibintu by'amazu yaratwiswe, inka zaranyazwe zose, abantu bahabapfa. Ndategereza ngo hari ubutabazi bwaba bwa leta, ntabwo. Biziba y'epfo irasha yose, n'inka zose za Biziba y'epfo zose ziragenda, inka 100. Biziba ya ruguru irasha, Irumba rirasha, za Gaseke zirasha, iyo ni za Marango. Iwacu aho nahereye nkubwira uko ariho mvuka, ku Monyi harasha, za Rutigita, Masha, Kivumu. Iyo ni imihana iri mu karere k'iyo za Marango. Kwa Nyamiringa, imihana yose hari imihana irenga 8, iyo kwa Nyamiringa iyo yose yarahiye. Za Mibunda igice kimwe cyari kimaze gusha, inka zose nta nka zisigaye za Mibunda. Muco hagati nta munyamurenge wari ugituye, inka zabo zose uko zingana inka 100 zaragiye ziranyagwa. Leta irebera kandi ariyo yagasabwe gutabara abaturage nk'abanyekongo.
urumva byari bikomeye, byari bimeze nabi, byari bibishe mu mitima y'abantu yababashaga kubyumva, nanje ndimo numva mpaswe no kubasha gutabara, ariko nashakaho nshobora kuzahera nkumva ko ntaho, ariko ndavuga ngo uko bimeze kose ngomba gukoresha imbaraga zanje zose n'ubwenge bwose bwanje n'ubushobozi bukeya mbona dufite, ko nta mbunda nta masasu, byari ibibazo bigoye. Numva ko ngomba kuja gufatikanya n'abandi bose bari iwacu kugira ngo abaturage, kugira ngo twuruganizinge batwirwaneho twirwaneho ndimo nyine kuri none niyo ndimo, ariko urumva byari bigoye, byari ibintu bigoye no kumva no kwakira abagore babyarira mu bisambu, banyagirwa, abana barara hanze, ibintu bene ibyo ngibyo, abana bapfa bicwa batemagurwa, abagore bageze igihe batemwa amaberi, ariko byari bigoye cyane, byari bigoye cyane. Hari agatabo nasomye mbabaye mfite agahinda kenshi cyane k'ibibera iwacu, ndeba ko ngashaka aho twahera nkahabura, ariko nkumva mu bitekerezo byanje ndahatirwa gutabara iwacu. Nsoma agatabo kamwe kavuga mu rurimi rw'icyongereza ngo can God put impossible dreams in your mind. Ndagasoma cyane ako gatabo, nsoma ijambo ry'Imana, nsoma ahantu havuga ngo witinya, ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Ibyo bintu biramfasha, bindema imbaraga, kuko numvaga bigoye cyane. Ndahaguruka ndatabara, so numva mpaswe no kumva ko ngomba kugwana ruriya rugamba rwatwirwaneho. Urumva ngo izi myaka 2 nibwo nahagurutse ndatabara hamwe n'abandi batabazi babyumvaga, twemera ko ibitambo by'ubwoko bwacu. So nkaba numva ari nkako bimeze. Nehemiya muri Bibiliya, Nehemiya bamubwiye amakuru yabo ko wahindutse amatongo gusa, ngo aricara arapfukama ararira. So nta mpamvu yatumaga ntagomba gutabara, nta mpamvu yatumaga ngomba kurindira ngo siko abandi batabikoze, kuko numva ko ngwana rwa rugamba kuwigwanirira, kuwitabara, kuwigwanaho. So gufatikanya na twirwaneho twese, tugafatikanya, kuko tunaka turi twirwaneho, turigwanaho, kuko nta ntambara twateguye turi icyama komite ngo wenda ngo hari izindi nyungu za politike runaka tuba turimo, no gutabara ubwoko bwacu no kwitabara. Bikaba binashimisha cyane, nashimira Imana ko Imana yabonye uko mubagomba gutabara ubwoko bwacu mu gihe kiri nkiki ngiki, nanje ngomba kuba umwe mu bandi. So akaba ari gutyo mzumva, kandi nkaba nshimira n'Imana uko niriya myaka yose nkubwira nijigisikare ndi umwana, wari umugambi w'Imana kugira ngo ngira amasomo runaka mfata ya gisirikare yo ku rugamba. Nkaba nshimira Imana yabashe kubikora, nakangurira abanyamurenge bose kubasha kumva ko ikibazo cy'iwacu ntabandi bagomba kukirangiza, nitwe tugomba kukirangiza. Ubusore bwacu bwose tugomba gukoresha imbaraga zacu zose, tukabasha kugira gute kugwana ruriya rugamba, tukitanga, tukiyemeza kuryama nabi, tukiyemeza kurya nabi, tukiyemeza kunyagirwa n'imvura, tukiyemeza kugenda amajoro, tukiyemeza izuba ryinshi, tukiyemeza inyota nyinshi. Twamaze kwiyemeza ibyo ngibyo, nta mpamvu yatuma tutagwana urugamba ngo turutsinde. Iyo ubashije kwiyemeza kuba muri iriya hari ubuzima bubi, uzugwana urugamba ukarutsinda, kandi ibyiza mukabigeraho, bibasha guhesha abantu ibyishimo n'umunezero wo mu buzima turimo. Umuntu no kwihesha agaciro, niko tugomba kwihesha agaciro. Nubwo niko nje nabyumvaga, kuko tugomba gutabara twese, ahubwo sinumvaga kuko hari uwasigara, numvaga ko abantu bose tugomba guhaguruka tugatabara. So ariko duhagaze neza, kandi tuzagwana urugamba turutsinde. Birumvikana ko bitari byoroshye. Afande Patrick waruvuze ko mugenda byari bimeze nabi, abantu bapfa, ibintu binyagwa,
imihana yaratwiswe wumva utabyihanganira ufata icyemezo cyo kugenda nubwo byasabaga guhera ku izero kuko nta bushobozi na buke bwari buhari. Mugezeyo rero byagenze bite? Ubushobozi bwaje kuva he? Ni izihe ntambara zikomeye mwarwanye? Ni gute mwabashije koruganiza abaturage kugira ngo mushobore kwigwanaho kugeza uyu munsi? urakoze cyane kubaza icyo kibazo cy'intambara zari zikomeye. Ubundi intambara ikomera mu mutwe w'umuntu iyo wakatitse morale nibwo intambara ikomera. Gusa hagati aho hari nk'intambara twagwanye mu Rushasha, kuko nahoze mbikubwira, nta bikoresho, nta masasu, tukigerayo tutariyoruganizinga. Twagwanye intambara mu Rushasha, kandi yari intambara y'abafurero, ababembe, abanyintu. Bamwe muri bo bashakaga kutumaraho kuko harimo nabo bafitemo bamwe bazima, ariko nibo bake. Imbaga nyinshi yose n'icyemezo cyari cyarafashwe n'ayo moko yose ko bagomba kumara ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, niyo batabashe kubigeraho. kandi kuba batarabashe kubigeraho ntibakinabigezeho, ntibazabigeraho n'ikindi gihe. Ni nko mu Rushasha, urumva bari bacanze, kandi bamenye uko twahageze. Nibo bari bazi ko dushobora kuba dufite ibikoresho, dufite izindi mbaraga, ariko imbaraga twari dufite ni imitima ishaka, imitima yari ikunze. Twari tunyotewe cyane no kurwana urugamba rw'iwacu rw'ababyeyi bacu kugira ngo badashira. Ni nkayo intambara yo mu Rushasha. Hari harimo na Red Tabara n'ingabo z'amahanga, donc inyeshamba z'amahanga z'ibindi bihugu, kandi zifite ibikoresho zakuye iwabo, ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru, bafite amasasu ahagije. Twagwana intambara uwo munsi, tugwana intambara ikomeye cyane, ariko kuko tugwanira haki yetu, ntabwo zatwemeraga ngo tugwane urugamba dutsindwe. Niyo mpamvu tugejeje nanone. Uwo munsi intambara yari ikomeye, ariko aduyi twabashe kumurasa bihagije. Imana ibana natwe, turema imbaraga, iradutabara. Nkuko dusoma Bibiliya ivuga ko intambara zose zo muri Bibiliya Imana yagiye ibana n'ubwoko bw'Abanyisirayeli, bahagurukiwe nabo gushira kugira ngo babarangizeho, ariko Imana ikabana nayo, kuko izabana natwe. Ni ku ijambo ryayo rivuga ngo izabana natwe amajana amaza uhereye none ukageza iteka ryose. Icyo gihe ibana natwe turayibona n'amaboko live n'amaso nako turayibona. Imana ibana natwe, tugwana urugamba turarutsinda. So ni nkayo ntambara numva ko yari ikomeye, kandi twafata ibikoresho, tugenda tugwana izindi intambara. Twagendaga tugwana za mbere, twagwanye intambara mu Rutigita, nayo twari tukiri hasi cyane mu buryo bujanye n'ibikoresho, ariko uko turasaduye tumukuraho ibikoresho, tumukuraho amasasu, abasha kuzaturengera kuzagwana n'intambara izakurikira. Ngwana intambara za Kabingo, turagwana aduyi turamurasa, tumukuraho ibikoresho. Buri gihe uko twagwanaga kurya twari turi tugwanira ukuri kwacu, twagwananaga morale yo hejuru igatuma tugwana urugamba n'ubwitange bwose, tukagwana urugamba tukarutsinda kandi tukaruzaza umusaruro. So izindi ntambara zari zikomeye, ni intambara ya Gipupu, ariko twari tumaze kubonaho ibikoresho. Iyo navuga kuko ari nk'intambara twagiye tugwana zikomeye, ariko mu ruhande rwacu ntabwo yari ikomeye. Mu ruhande rwabo ni ntabwo yari ikomeye. Aduyi yego yari mwinshi cyane, n'ubundi ibyo bikundi byose byabaga byunganya aho ngaho, ariko turabarasa, turabacyaginga,
okay, intambara iratinda. Twagwanye intambara y'umunsi wose guhera saa 10 n'igice tugeza saa 9 z'amanywa. Aduyi abasha kugenguwa, aduyi arahunga. Turamurasa dufata akarere kiwera arimo, kuko hari inka zari zanyazwe. Twari tugiyeyo dukurikiye inka zanyazwe mu Karingi, ariyo zerekeje tugenda dukurikiye izo nka. Tugereye intambara irakomera, ariko navuga ko ishobora kuba ntibyari biboroheye mu ruhande rwabo. Ibo nibo babizi ko ibyo sinabasha kubisobanura, nibo babibasobanurira bonyine. Tugwana intambara za biraro mbiri, twagwaniye Gatanda inshuro zitatu, ariko tukabarasa tukabagenguwa. Yego nta usangira n'udakoramo, ariko mu ruhande rwabo ibo barabizi bihagije ko ntibyari biboroheye. Biba ngombwa ko tubuje muri edikota zabo za biraro mbiri. Biraro mbiri turayirasa, twayihereye saa 10 zuzuye z'ijoro, tuyivamo saa 2 z'ijoro. Nabyita ko yari ikomeye kubw'impamvu zo gutinda, kuko urumva tuyirasa ni ukuvuga ngo barikusanyije abava za zero, niba wahamenya, abava za Gipupu n'ubundi ko twayivuyemo barongera bayigarukamo. Ariko nsubiye inyuma buke, n'igihe dufashe muco hagati habaye intambara ikomeye cyane kugira ngo turekipere akarere kangana nka kuriya kare gatuwe n'amafose negative yose angana kuriya, imwo MAIMAI zamuka atandukanye yose hariya duturanye, harimo abafurera, ababembe, abanyintu na Red Tabara. Ni nkazo zari ibyicaro byabo bikuru, abariho tuja kurasa, kuko niho harasaga ku Ndondo, hatanga musada ku Ndondo, hagatanga musada muri Minembwe. So abariho tuja kurasa, turaharasa, turahafata. Iyo ntambara nayo yari ikomeye, ariko navuga ko yari ikomeye, ariko ikomera zaidi mu ruhande rwabo ko twabashe kubafata tugarura Abanyamulenge. Ubwoko bwacu buratuwe kuri none, buratuye, bikaba binshimisha, umutima wanje urishima kubwo kubona ubwoko bwacu bwari bwarahunze bukaba bwarongeye bukagaruka ku butaka bwabo. Niyo batabasha kugarurwa ibyo banyazwe byose, ubu nyine barajya bagahinga bakeza. Abafite inka zike basigaranye ubu barakama bakanywa amata. So bikaba binezeza cyane. Ni nk'izo ntambara zari zikomeye. Urumva tumaze gufata muco hagati turatura, bagerageza kuhagaba ibitero byose bishoboka. Ni nabwo no mu minsi yashize wumvise banyuze mu marembo hafi 10 kugira ngo babashe kutumara imbaraga, ariko ntabwo, kuko bumva ko nimba bafashe muco hagati imbaraga z'umunyamurenge ziba zishize, ariko ntabwo bazabishobora. Nabo ubwabo barabizi, baza kugerageza. Ibo barabizi ko tumaze kugirana igihe, imyaka 2 tugiranye, tumaze kumenyana neza. Buriya baba bizi, baba bifisha nkana, ariko barabizi ko batobishobora. Baragaragaza izo nzira zose banyuze, birabananira. Ejo bundi tena barongera bariyorganizinga, bari mu ifose zo kwa Yakutumba, za nani za uyu mutetezi ngo nibo bateteya, nimba bateteyaga mu bwicanyi kumara abantu. So ariko ntabwo zaborohera kugira ngo babashe kubigeraho, nta nubwo bateze niyo bazana imbaraga zabo zose bakaniyambaza n'izindi, ntabwo babasha kudukura muco hagati, ntabwo bikunda. Ahubwo naho bari, gahunda yacu nuko naho bari bagomba kuhava. Dufite gahunda yo kugira ngo tubanyohe imbaraga zabo zose zirangire, abaturage bose barengana bature, abantu bose baje mu byabo basubire mu byabo, abantu bature bagira amahoro arambye. So amburefe ni nkagutyo. Saba murakoze. Murakoze cyane ku bisobanuro mumaze gutanga.
ariya moko murwana hari ubwo bavuga ko abanyamurenge atari abakongomani ariyo mpamvu bashaka kubirukana ku butaka bwa Kongo, ubundi bakavuga ko mufite umugambi wo gucamo Kongo ariyo mpamvu bagomba kubarwanya. Koloneli Ndori, ibyo bavuga mwebwe niki mushobora kubivugaho? Urakoze umunyamakuru kuri ibyo bibazo warubajije, numva nabivugaho, natangaho ibisobanuro bukeya. Ibyo bavuga ngo ntabwo turi abakongomani, ntabwo kugira ngo tube abakongomani ari uko abafurero nangwa ababembe nangwa abanyintu babyemeza, kuko siyo tubisabisha kugira ngo tube abakongomani, kandi ntabwo ubukongomani tubusabisha kugira ngo tube abakongomani, nuko twisanze turi bo. So nkaba mzumva ko ibyo ngibyo ni inzozi, numva ari inzozi, ni nk'abagwaye malariya, niko kurota ku manywa udasinziriye utaryamye ukarota uri mu ibarabara. Ikindi nabyita ko ari ubujiji, kudasobanukirwa, ntibazi nabo icyo bakora, ariko turaje tubahugure basobanukirwe, bamenye bajijuke kugira ngo tuzabashe kubaha amahoro. Sino ubujiji bafite nibwo butuma barota badasinziriye. Ntabwo kuba umukongomani, kuba citizen w'igihugu icyo ari cyo cyose, hari ibyuzuzanya, pana kuko ubwoko runaka rubishaka cyangwa batabishaka, pana ngubwo abafurero babishaka cyangwa ngubwo, ntabwo turi abakongomani kuko babishaka, ntitunabibasabisha, ntabwo tubinegosiya. So ibyo kuvuga ngo bazadukura ngo ku butaka, izo mbaraga ntazo bafite, ibyo batekereza ntibishoboka, ntabwo byakunda. Ahubwo nibo bagaragaza uko badafite impungenge z'igihugu cyabo, nta mahoro bashaka, nta development bashaka, ni nk'abantu baza kwangiza. Niyo mpamvu ubona bazana na za Red Tabara, ibintu bene ibyo ngibyo. Twebwe nta ntambara twateguye, twebwe twahagurutse kwigwanaho, ariko nta ntambara twateje, kandi ntabwo umugozi wo gucamo Kongo uri muri yo plateau, kandi ntabwo wo plateau ariho hagati ya Kongo kugira ngo ariho twikiramo. So ibyo ngibyo ahubwo ni ibinyoma byabo bagenda buririraho kugira ngo barebe uko bamara abantu bakora jenoside, ariko ntabyo bazashobora, kuko nimba banafite na gahunda yo gucamo Kongo ntabwo tuzabibemerera, keretse nimba bazacamo bakadusigira akarere kacu bakabona kwicamo, kuko twebwe turacyakomeje kuba abakongomani. Ni ibinyoma byabo bahimba byo kugira ngo barebe kuko bakora jenoside biboroheye, kuko twahagurutse twigwanaho, kugira ngo tudashira, twanze gutega amajosi kugira ngo bateme. So sinzi ukuntu none bashobora kubyuka ngo kuko urugamba rubaremerereye batangiye kuruhimbira n'ibindi binyoma, kimwe nuko bahimbye ibyo kubesha byo kugira ngo babone uko bakora jenoside, babone uko banyaga inka z'abanyamurenge, babone uko batwika amazu y'abanyamurenge, babone uko babasahura. Icyo nababwira nuko bagomba gupunguza ubusambo. Twarahageze, turi tayari guhangana nabo, kugeza n'ibyo binyoma byabo bibari mu mitwe bibashizemo. So ni kuko nabivuga, nta gahunda yo gucamo Kongo dufite gahunda yo kwigwanaho no kureba uko umunyamurenge yabaho. So ibyo ngibyo bavuga ni ibyabo, ni ibihimbano, ni ibinyoma. Ahubwo barasa nk'abafite ikibazo cya mental disorder, baratangira intambara, bayitangira bayipanze by'abafana, bakazana ibindi bisobanuro bitumvikana. Ntabwo bizaborohera kugira ngo tubashe kwemera gutega amajosi kugira ngo batema amajosi. Kandi intambara, icyo nagira ngo mbabwire nuko intambara urayitangira ukabona uko itangiye, ariko ntumenya kuko irangiye. Kandi twebwe turi tayari, nakomeje nabikubwira, twe turi tayari kuzahangana na MAIMAI, hadi mwisho, kuzageza igihe tuzumva ko MAIMAI izimye. Dufite gahunda yo kuyizimya. So ni kuko
nk'ibyo bisobanuro numva ko naguha. Sawa, urakoze n'amakuru. murakoze cyane. Mwavuze ko mwasanze abaturage b'abanyamurenge bageze kure bicwa banyagwa ibyabo batwikirwa. Umuntu nanone yakwibaza ati ese presence yanyu muri ho plateau mubona ari iki yamariye abaturage ndetse n'akarere kose muri rusange muri iki gihe? Afande Patrick wakomeza. Yego, urakoze munyamakuru kubaza icyo kibazo. Importance yacu kuba hano, twatanze musada nko mu nzira zikazingahe ndavuga zimwe muri zo. Icya mbere, hari umwe habaye babiri ku bw'abagiye bava hirya no hino. Icya kabiri, tubasha gutanga amasomo twagiye twiga mu gisirikare ya mipangiriyo y'intambara. Ni nkayo contribution twatanze kandi ikomeye cyane, kuko intambara ntitsindwa n'amasasu menshi. Intambara ntitsindwa n'ibikoresho byinshi. Intambara itsindwa biva mu kwipanga. So ni nk'icyo kintu twabashije gutanga hano mu bwoko bwacu, gituma turema. Ubu nyine Kamombe iratuwe, ubu nyine muco hagati haratuwe. Ubu za Kabara abantu baragenda, za Ndahangwa abantu baragenda, wagenda uri wenyine na nijoro. Za Mizinga, za kugenda ukagera za Kangwe, ukagera za Kirumba, za Nyamara, hariya hose abantu baragenda. Za Mutenja, za Kanogo, za Bishigo, za Ngoma, za Gatongo, abantu baragenda, n'umuturage aragenda ari wenyine. So tukaba twarahagaruye amahoro, abantu bakabasha gutura mu mahoro. So ni nkacyo kintu twabashije gutanga hano mu bwoko bwacu, bwo kuremana imbaraga. Turi bamwe mu bubakana n'abandi bose, twirwaneho twese tukubakana imbaraga zituma turwana urugamba tukarutsinda. Niyo ubona muco hagati bateye biriya ni uguhungahunga. Ubwo batangiye kurasira hirya, ubwo batangiye kurasira hirya, biriya ni uguhunga. None se uko bari bahagurukiye muco hagati ngo barahasenya, baje kugira ngo tubashe kurebana, twumve ko n'ibyo babipanze babiteguye, barabyiyemeje. Uko batangiye gusubiza imigongo inyuma, bakaba batangiye kuja kurasa hariya ku Ndondo se, kuriya ni uguhunga. Ziriya ni intege nke baba bazerekana. Katwe nk'abantu bakoze igisirikare tukiga ku kadiriya kombari, nico bisobanura biriya. Memesi bakora ibikorwa bibi, ariko amaherezo tuzatsinda urugamba. So ni nkayo contribution twabashije gutanga mu bwoko bwacu. Murakoze cyane. Mwatanze ibisobanuro byinshi ku bijyanye n'urugamba murimo muri iki gihe rwo kwirwanaho. Nakongera nkababaza ntese ni iki mwumva mwabwira urubyiruko rw'abanyamurenge aho ruherereye ku isi, cyangwa se ni ubuhe butumwa mwumva mwabaha muri iki gihe? Afande Patrick, ijambo ni iryanyu. Urakoze cyane. Icyo nabasha kubwira urubyiruko rw'ubwoko bwacu, nuko ikiza gishimisha umubyeyi kubyara, nuko abana mubera ibyishimo. Mu gihe azaba adashoboye, abana bakazamurengera, bakazamufasha. Niwo muco w'ubwoko bwacu. Igituma ziriya ntambara zazamurere bazirwanye bakazitsinda, nuko urubyiruko rwari ruhari icyo gihe. Abari bagifite imbaraga bahagurutse baragwana, bigwanaho, bagwana urugamba bararutsinda, bituma natwe tuvuka, turakura, turi abagabo kuri none.
so mu gihe bananiwe ni wajibu wetu kugira ngo tubashe kurengera ababyeyi bacu, kuko imbaraga z'ubwoko ni urubyiruko, tugatanga contribution mu buryo butandukanye, tugahaguruka tugakora, buri muntu agakora nk'uwikorera, ntibase nkaho barebera intambara uko iba, bayikurikira amakuru, bayikurikira ku mamedia, gusa babazanya amakuru kandi ari abasore. Icyatumye baba basore mu gihe kiri nk'iki kwari ukugira ngo aribo bazarengera ubwoko kuri none, kuko Imana yahaye ababyeyi bacu kubyara kugira ngo tuzobarengere, ni umugisha yabahaye. So ntabwo twe tugomba kubima ayo mahirwe, ngo nimba twumvise gutabara ngo usanga abantu bagize imbeho, usanga abantu bamwe bagwaye umutwe, bamwe barasa n'abacitse amaguru, abandi ibitekerezo barabisinziriza baranabyemera, ngo ntabwo ari ukunenga wenda gusirimba ngo basengere ikibazo cy'iwacu. Nje numva ko ikibazo cy'iwacu kigomba gusengerwa n'abadafite urutege n'abadashoboye kugenda, aba bafite ibibazo by'ubumuga, bafite ibibazo by'imyaka wenda irenze, ababyeyi bacu bakicara bagapfukama bagasenga, urubyiruko tugahaguruka twese tukagwana ruriya rugamba rwo kwigwanaho, nizo mbaraga z'ubwoko bwacu. Ko iyo abantu birirwa basirimba basenga ngo barasengera ngo ubwoko ngo iwacu, bamwe bakiha iyo mirimo ngo nibyo bari gukora, nje ntabwo mbyumva muri ubwo buryo. Ni nkaho wenda sinzi nimba ariko ibitekerezo byanjye bimbwira, kuko inkuru nziza twizeye, ijambo ry'Imana turaryizera, ni Bibiliya twasomye, kugira ngo tubashe kumenya kuko imikoranire y'ubumana n'abana b'abantu igira ukuntu yubatse, zuzuzanya kugira ngo abantu nyine baba bizeye Imana. Ariko icyo nabivugaho ni uko ijambo ry'Imana ko ritubwira ko nta hantu abamarayika bamanutse ngo bamanuke baze bagwane ku isi batabara ubwoko bw'Isiraheli, kuko niyo mitume tugenda dusoma ukuntu Imana itabara abantu ku rugamba, bifite ukuntu habaho ubumana n'abana b'abantu, iyo mikoranire bawo hagati, nuko umuntu yitanga, yarangiza kwitanga agasenga Imana, kuko Imana ikoresha umuntu ari uko umuntu yemeye gukora. Utemeye gukora ntabwo Imana yagukoresha. Ntiwaryama ngo wicare uvuge ngo uzahinga weze kandi utarahinze, ntabwo bibaho. Nkabona ngiye ko ari nk'ibintu byo kwifashisha, mu rundi ruhande nkabona ko ari nk'intege nke zo kwanga gufasha gutekereza kugira ngo bakore, kuko ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Imana ifatikanye n'abana b'abantu mu bijanye n'iby'urugamba. Abana b'Isiraheli igihe bagwanaga intambara, barasengaga bari ku rugamba bakabwira Imana, dore twaje Mana ubane natwe ku rugamba. Imana ikabana nabo ikabagwanira ikabatsindishiriza. Imana kuko bayiringiye bakiranutse, bitunganyije biyejeje, Imana ikururuka ikagaragaza imbaraga zayo, ikabana nabo ikababwira ngo nzabana namwe, uyu mwanzi mureba timuzongera kumubona ukundi. Tuzi intambara nyinshi Imana yagiye ibana n'ubwoko bw'Isiraheli mu rugamba, ariko nta hantu abamarayika bamanutse ngo baze bagwane. So nkumva ko ibyari byiza nuko bagomba guhaguruka bakaza bagasirimbira iwacu, bagataha bakaza bakadusanga ino tukabana, bagasenga, byanadufasha bikaturema n'imbaraga. Urabona tuba dufite n'imbaraga zibiri, kubasha kwitanga kwacu no kuba dufite abantu bakijijwe bakamenya Imana, tukabasha gusenga Imana igakora ibitangaza.
akaza asenga agasirimba sentetizere hano turazigira abantu bararirimba bakanezerwa naho haba umwuka dore uko ari naho twamenyeye kuko Imana ibaho bakaza bakitanga fizikali bakaza ku rugamba bakaza basenga Imana bakayibwira ati dore Mana ibyo twigomwe Imana kugira ngo ibashe kumva umuntu nuko agomba kugira ibyo yigoma kugira ngo Imana ibashe kumva umuntu so nuko hari ibyo ugomba njewe runo rugamba ndufata nka kujya Paulo yavuze ngo ibyarindamo yanje ngo nabihinduye uruhombo ku bwa Kristo so akaba ari nka ko nje mzumva ko ubwoko bwacu basore bacu urubyiruko ibyarindamu zabo bagomba kubihagarika kubw'impamvu z'ubwoko bwacu n'Imana yo mu ijuru izo biduhera umugisha kuko gutabara ubwoko bwacu kuko twabashe kuramira abavyeyi bacu kuko Imana niyo yabaduhaye so kumva ko babihagarika bakaza bagasirimbira hani wacu bagasenga bakabwira Imana ati dore Mana twaraje dore twari turi muri ibi dore twari tubayeho gutya none ko turaribwa n'inzara dore twari twanywaga ibyayi n'imigati mu gitondo Mana dore none ko turarya rimwe kubw'impamvu z'akababaro k'ubwoko bwacu Mana ngwino ubane natwe bagasenga Imana turabizi kuko ari Imana ikora kandi n'Imana y'inyembaraga kandi zigwanira abantu ku rugamba n'izi ntambara tugwana jewe nizera neza cyane ko ari Imana yabashe kubikora kugira ngo ibane natwe so nako Imana yabanye natwe muri uru rugamba so twumva ko nizo mbaraga zabo bagomba kuzizana guduro cyangwa amazu y'ibirahure niwacu amazu yo kubakwa igihe twari mu mijyi twagendaga tubona uko bari kuyubaka hari igihuru tukabona bashize inzu y'ibirahure twabonye hatari amabarabara uko amabarabara bayashizeho ibagudura amabarabara meza ibyo byose twarabibonye nabo babirimwo so nkumva ko atari ibintu bigomba kuba distrere bagomba kuza tugasengera Imana iwacu tukereka Imana akababaro kuko akababaro ubwoko bwacu bwahuye nako tukayereka ibibazo ubwoko bwacu bwahuye nabyo ibibazo byagiye bibamo kunyagwa kw'inka zigashira abantu bakaba basigaye bamwe igikoma nabyo cyago basigaye bajya goyinike bararya guko bashaka tukabyereka byose Imana bakaza tugasirimbira iwacu so ngiye nkaba mbyumva ko sinzi nkuko nzashaka nko kubyumva kuko abakijijwe cyane nibo baza bagira ishaka ry'ubwoko bwabo kuko Bibiliya witegereje neza cyane Bibiliya abantu bahagurutsaga ubwoko bageraga n'ishaka ry'urugamba ryo kugwana ku rugamba kwitanga ku rugamba bwo kuja imbere y'ubwoko bari abantu bamenye Imana kuko bamenye Imana bagira urukundo kuko bamenye Imana bagira ishaka kuko bamenye Imana bagira ubwitange abamenye Imana bagira resistance abamenye Imana bagira determination so kumva kuko ibyo bintu batagomba kubitwima bakaza bigakorerwa hani wacu briefly ni nguko sawa urakoze murakoze cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Afande Patrick niki wumva wabwira abaturage bo mu karere k'imisozi miremire muri rusange n'abanyamurenge by'umwihariko baba bo muri kumwaho cyangwa se abari hanze y'akarere ku rundi ruhande nanone niki wumva wabwira leta ya Kongo muri iki gihe sawa urakoze icyo nabasha gutanga nka message mu ruhande rw'ababyeyi bacu ni ukubiringiza ko tuzabacungira umutekano ko twarabyiyemeje twaranabitangiye tuzabana nabo mu bihe byose kandi tuzabacungira umutekano kandi dufite iyo morale na mbino z'uburyo bazabasha gutura kandi bakagira amahoro turi kumwe nabo kandi turi imbaraga zabo kandi bizere izo mbaraga bafatire kuri bikeya bamaze kubona batari bazi kuko byoba bikaba byarabaye bizere uko n'ibindi bizaba kuba tugeje kino gihe dutuye niyo tugenda duhura n'intambara ariko kandi urabona kuko intambara sike twari twarayiteguye ngo wenda twabakururiye intambara kuko intambara twasanze intambara ihari
tugerageza kuyitanga nk'abo turi kumwe hano ibo barabibonye ibo nta na message bahabwa kuko barabifite nabo bafite morale n'ibyishimo no kwizera ko tuzabacungira umutekano ibo barabizi wenda nk'abari hanze ya Minembwe ya Plateau nibo wenda twabwira ko bakomere bagire morale urugamba tuzarugwana kandi tuzarutsinda twaravyiyemeje ko tuzarengera iwacu dukoresheje amakompora kandi tuzahaba kwa nguvu zetu tuzahaba kuko twaravyiyemeje uko twe tugomba kuzacungira umutekano abavyeyi bacu so kubijanye na FRDC yo message natanga nimwe gusa kubwira leta ko igomba guhaguruka ikabasha guhagarika ino ntambara yo kumara abanyamurenge MAIMAI kubihagurutse kumara abanyamurenge ikabasha guhaguruka kuba mu kamwe babasha kwibasira ubundi bwoko kubukora genocide leta ihari ireba kandi biri muri responsabilité zayo igahaguruka igafata abaturage bose cyo kimwe baba abanyamurenge baba bafurero baba ababembe bose ikabafata cyo kimwe amoko yose bakayatuza agatura akacungira umutekano kuko leta ni nkaho itabashije gukora inshingano zayo zatumye kugeza nanone natwe twiyemeza kurwanira ubwoko bwacu nuko twabonaga burengana twabonaga bugiye gukorerwa genocide bituma duhaguruka dufata umugambi wo kwinjira mu ntambara zo tutateguye tutashakaga tutifuzaga so leta igahaguruka igakora inshingano zayo ikabasha guhagarika ino ntambara ya MAIMAI sawa urakoze murakoze cyane afande Patrick turashimira cyane Colonel Ndori Patrick ku kiganiro cyiza atugejejeho tunabashimira namwe inshuti bakunzi bacu mwabanye natwe muri iki kiganiro tubasaba gukora subscribe like share na comment dukomeje kubifuriza ibihe byiza murakoze naho ubutaha Ikaze TV2